Ese ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, we dusangiye gucungurwa, ndagushuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana ntago izigera ishirirwa. Imana ntago igishirirwa. Reka dusome ijambo riri mu Itangiriro igice cya 27 duhereye ku murongo wa 36. Haravuze ngo aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none nkuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati, nta mugisha wansigiye? Isaka asubiza Esawu ati, dore namuhaye gutwara. Dore namuhaye gutwara na bene se bose nabamuhaye kuba abagaragu, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? Esawu abaza ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data, nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umweru w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikureho uburetwa yagushyizeho. Amen. Haleluya. Uyu munsi nanone nkuzaniye ijambo ry'ihumure, niba nkubwira ngo Imana ntago igishirirwa. Imana ntago igishirirwa. Abantu barashirirwa, konte zijya zisigaraho ubusa. Sinzi ngo leta, ngo hari leta yigeze gutwara ngo amafaranga yose ngashira muri banki nkuru y'igihugu imaze gutsindwa urugamba, ngo amafaranga yose irayajyana. Banki nkuru y'igihugu isigaramo ubusa, isigara ari inzu. Yabwire ko banki igira agaciro kuko ibitse ubutunzi, iyo nta kintu kirimo isigara ari inzu iri aho ngaho. Ibigo by'imari bijya bisigaramo ubusa bigahungabana. Ihungabana ry'ubukungu rijya riza rigatigisa isi. Izumva ibihugu bikomeye bivuga ngo ububiko bw'intwaro ngo buri guhungabana, ngo buri gusigaramo ubusa. Mbese ngira mubwire ko abantu barashirirwa, ibigo by'imari bigashirwa, ibihugu birashirirwa bikajya gufata amaguzanyo. Ababyeyi bashirirwa, inshuti zashirirwa, abaganga bajya bananirwa bakabura icyo bongeraho. Umurwayi yazanye amafaranga yashyize ahavuga ngo ibyo mushaka byose, hari ikarita bagomba gukuraho amafaranga, ariko bakabura icyo bongeraho, umuntu akabapfana bamureba. Isi yose ikaba yari ibatezeho amaboko, ibatezeho amakiriro, ariko ibintu bikanga. Umuntu ajya apanga imishinga rwose, ibintu bikanga bikamuhombera mu maso abireba, akabura ikintu yongeraho. Inshuti ukunda irarwara, ikarwara ikaremba, ukayireba ukabura ikintu wongeraho. Umunsi umwe Yobu ngo yararwaye, inshuti ze zumvishe ko yarwaye ngo ziza kumureba, ngo zihageze ngo zimurebye ngo zibura ijambo zivuga, ngo zimusengera iminsi 7. Iminsi 7 ishize ngo zibona nta kintu kibaye. Ndagira nkubwire ko n'inshuti zawe magara zakureba zikabura icyo zigira gute icyo zongeraho. Ndi kukubwira ko abantu barashirirwa. N'ubutaka bajya babuhinga bugashirirwa, bukarumba ngo bugacukuka. Ibi birombe by'amabuye y'agaciro barayacukura bigashirirwa, sibyo? Ujya wumva bavuga ngo ikiyaga cya Kivu bagifunze kugira ngo amafi yongere abe menshi, nayo barayaroba agashiramo. Yesu nashimwe. Nagira mubwire ko abantu barashirirwa, imitungo kamere irashira, imvura nayo igigwa igashira, hakavura uzuba,
yawubwire ko ibintu byose birashira. Ibicuruzwa bijya bigira date d'expiration igihe bizarangiriza igihe, ariko ndagira ngo ubwire ko hari umugabo umwe witwa Yesu. Haleluya! Ntago yigera ashirirwa. Yesu nashimwe. Twabonye inkuru z'ukuntu Yakobo yazanye uburiganya we na mama we bakiba umugisha wa mukuru wabo. Barawiba pe, uruhare rwe yari yarukoze, ariko ikibazo cyari gihari twabonye nuko nubwo Esawu yamuheshaga umugisha nawe yari umuntu yari ashaje, ariko twabonye ko idusezeranye niyo kwizerwa no kubikora izagira gute? Izabikora. Hanyuma ngo Isaka yamaze gutanga umugisha, Esawu nawe araza akora ibyo yamusabye byose ku murongo, nta na kimwe yishe. Arazana umuhigo, aravuga ngo nzanye umuhigo kugira ngo umpeshe umugisha. Ngo Isaka yumvishe ijwi rya Esawu ngo aratengurwa, ahinda umushyitsi, ngo abura ukuntu agira. Ngo abuze ukuntu agira, ngo Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane, aravuga ngo ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza ngo nkamuhesha umugisha, kandi koko azawuhabwa. Nagira ngo nkubwire ko abantu bakwibira umugisha, abantu bakugambanira akazi kawe ukagatakaza, abantu bakugambanira bakaguta muri gereza. Hano Isaka yaravuze ngo abantu bantekeye umutwe batumye ntanga umugisha. Ngo batumye ntanga umugisha, ngo kandi umuntu nawuhaye azawuhabwa. Ngo Esawu yumvise amagambo ya Sawuli umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Ariko nubwo yari arimo kumutakira arira, na se arimo yumva afite ubushake bwo kumuhesha umugisha, ariko muri sitoke y'imigisha ya se yari yashiriwe. Mbese mu mperezo ya se, muri sitoke ya se, mu bubiko bw'umugisha nta kintu cyari kirimo, yari yiranguje umugisha wose Yakobo yari yawibye yarwa. Esawu ararira, ndagira ngo mubwire ko hano nta kosa Esawu yari yarakoze, barawumwibye. Hanyuma ngo ararira, aravuga ngo nta mugisha wansigiye. Ariko mana, ararira aravuga data, nta mugisha n'umwe wansigiye, nta n'agace k'umugisha wansigiye, nta pourcentage na nkeya y'umugisha usigaranye. Ngo Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye gutwara bene se bose. Ngo Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe usigaranye? Nta mugisha n'umwe usigaranye? Isaka aravuga ngo ntawe. Muvandi, ndagira mubwire ko abantu bashirirwa. Ndagira mubwire ngo kubura amaso ku bantu uyahange ku Mana. Umugisha wa Esawu barawibye kandi yakoze ibyo yakagombye gukora byose. Birashoboka ko nawe wakoze ibyo wagombaga gukora byose, ariko ukabona ibintu byaranze. Ndagira mubwire ngo rero uhindura icyerekezo. Igihe cyose ntago bisaba gutegereza. Ibisubizo byose ntago biva mu gutegereza, ahubwo bijya biva no mu guhindura icyerekezo. Haleluya! Ndagira mubwire ngo none kura amaso ku bantu. Birashoboka ko wari warishingikirije kuri diplome zawe, ariko zaguhindukana ibipapuro. Birashoboka ko wari warishingikirije ubwenge, ukishingikiriza imiryango yawe, ariko imiryango n'abantu muziranye bagutenguha. Ndagira ngo nkubwire ngo amaso yawe yahange ku Mana y'inyamaboko. Ijambo ryarambwiye ngibera Isiraheli amaboko, ntago iryama, ntago isinzira. Yesu nashimwe. Ndagira mubwire ko imigisha y'abantu irashira. Imigisha y'abantu irashira. Ikindi imigisha y'abantu irasaza. Ikindi imigisha y'abantu iracuya.
ariko ndagira ngo nkubwire ko imigisha y'Imana ntabwo izigera ishira, kuko Imana ubwayo ni umugisha. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ntabwo izigera ishirirwa n'imigisha, kuko yo ubwayo ni umugisha. Nasomye Zaburi aravuga ngo nta wundi mugisha mfite utari wowe. Haleluya. Rero iyo ufite Imana, iyo uyoborwa n'ijambo ry'Imana, uba ufite umugisha. Kandi ikintu Imana ikora noneho, iyo umukomeje kubana nawe ubwayo guhindura iki? Umugisha. Niyo mpamvu ugomba kuva ku rwego rwo gusaba umugisha, ahubwo ugasenga nawe Imana ikaguhindura umugisha, ukaba ku rwego rw'uko nta muntu uzigera kunyaga umugisha wawe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko imigisha y'Imana ihora igezweho, ntabwo ijya irangira. Ntabwo ijya igira gute? Ntabwo ijya irangira. Ababyeyi bagira ibyo bakuraga bigasaza, ariko imigisha ntabwo izarangira. Umugisha w'Imana ntabwo ujya usaza. Imigisha y'abantu ishobora gucuya, igata agaciro, ikandura, ariko umugisha w'Imana itanga ntabwo uzacuya. Narindi kukubwira ngo haleluya, haleluya. Narindi kukubwira ngo humura, Imana ntabwo ijya ishirirwa. Muri sitoke yo mu ijuru ntabwo bajya bashirirwa. Mu gihe kimwe Abisiraheli batewe n'inzara, bararyana, ibintu birakomera. Ngo Imana irangije ibwira Elisa ngo babwire ngo ejo nk'iki gihe ibiciro nzabimanura ku rwego rwo hejuru. Ngo baravuga ngo naho Imana yafungura amadirishya yo mu ijuru ibyo ntibyakunda. Barababwira ngo ibyo bintu uzabireba ariko ntuzabirya. Kandi bukeye Imana yakoresheje intambara yayo y'abamarayika, yirukana ingabo zari zigose Abisiraheli, ibyo kurya biraboneka. Ndagira ngo nkubwire ko Imana itazigera ishirirwa, kandi ibisubizo byawe biri iruhande rwawe. Ni ugusenga Imana ikirukana ababisha bari babibundarayeho, ababisha bagufungiye amazi n'umuriro, ababisha bagufungiye inzira zinjira n'izisohoka. Nta kintu kikuvaho, nta n'ikikugeraho. Ariko Mana, wabaye nk'inkokore yo mu butayu, nta kintu kikuvaho. Ntawe wapfa gutwerera, nta mwana wapfa kwishyurira minerivare, ntawe wapfa gusura. Noneho n'ikintu gikomeye, nta n'ikikugeraho. Abanzi barakubaniye, ariko iri joro, uyu munsi, Imana yohereza imarayika abohoza imigisha yawe mu izina rya Yesu. Imana ntabwo ijya ishirirwa. Umunsi umwe Abisiraheli basabye inyama, Imana irababwira ngo ntabwo imbwira Mose ngo ngiye kubaha inyama. Ngo ntabwo bazazirya umunsi umwe, bazazirya ukwezi. Mose aravuga ngo niyo twabaga inka dufite ntitwazirya ukwezi. Imana iravuga ngo urabona amaboko yanjye abaye magufi. Ndayamubwire ko amaboko y'Imana ntabwo yigeze aba magufi. Ntabwo Imana yashiriwe, ngo yahuhishije umuyaga uzaniye inturumbutsi ngo ziba nyinshi. Nubwo abantu bari bitotombeye Imana babanje kurwara mugiga, ariko abarokotse inyama baraziriye ukwezi. Ndayamubwire ko Imana ntabwo ijya ishirirwa. Eliya amaze guhagarika imvura, ngo yaragiye, ngo ibikona bikajya bimuzanira inyama. Izo nyama zigeraho zirashira. Imana irangije iravuga ngo Gisarefati, nagutegekeye umupfakazi uzagutunga. Ngo agezeyo aramubwira ngo nzanira agatsima. Arangije arakamuzanira, aravuga ngo ariko narishigajeho gatoya, njye n'umwana wanjye turi burye tukipfira. Aravuga ngo nzanira, kuko Imana ivuze ngo icyo kibo ntikizaburamo ifu, niyo mperezo ntizaburamo amavuta. Ngo kandi uhereye uwo munsi, ngo mu kibo cy'uwo mupfakazi ntabwo habuzemo ifu, ngo no mu mperezo ye ntabwo habuzemo amavuta, kugeza igihe hongeye kugwira imvura. Ndagira ngo ubwire ko Imana yakoresha itegeko, imigisha yawe igasugira igasagamba. Nubwo n'imigisha yawe yakamye, nubwo ubona amasoko yawe atakidudubiza, ariko mu ijuru hari Imana yagutegekera umugisha mu busabusa. Imana ntabwo ijya ishirirwa. Haleluya.
Satani yagutwaye igikundiro cyawe. Urabona ugejeje iyo myaka, nturashaka, nturagira gute, ariko ntabwo Imana yashiriwe abagabo iracyabafite. Haleluya. Uravuga ngo ndashaje, ngo Imana ntabwo izangirira neza, ariko ndagira ubwire ko Imana ntabwo igira imyaka yawe ntabwo yaba limite ku Mana yo kukugirira neza. Narindi kukubwira ko Imana itigeze ishirirwa. Imana ntabwo yashiriwe n'imbaraga zo kugutabara. Yebaba we. Abantu bagusezeranya bakabura ko bagutabara, ariko Imana ntabwo yashiriwe n'imbaraga zigutabara. Imana ntabwo yashiriwe n'ibihumuriza. We wari ugiye kwiyahura, Imana iracyafite ibihumuriza. Nubwo ubona abana bakunaniye, Imana iracyafite ubushobozi bwo kubashyira ku murongo. Nubwo ubona urugo rwari rukunaniye, Imana iracyafite imbaraga zo kurushyira ku murongo. Nubwo ubona bizinesi zari zanze, uvuga ngo usubiye mu cyaro urazinze, ubona cyamunara zigukomangira, ariko mu izina rya Yesu Imana ntabwo irashirwa no kugutera inkunga. Imana iracyafite amaboko. Nagira ngo uyizere, uyihange amaso. Imana niyo kwizerwa, nta kintu cyayikoma mu nkokora. Umunsi umwe Nebukadinezari avuye mu ishyamba, yaravuze ngo iyi Mana ikora ibyo ishaka. Aravuga ngo mu bantu no mu ngabo zo mu ijuru nta wayikoma mu nkokora, nta n'uwayibaza ngo iragira ibiki. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo igishirirwa. Mu bubiko bwo mu ijuru ntabwo hajya hashiramo ibintu. Umunsi umwe ngo Imana yoherereje Eliya marayika, ngo araza aramutekera, ngo Eliya ntiyahaga. Ngo marayika abona ntiyahaze, ngo arongera aramutekera, avuga ngo byuka urye, ngo ararya ntiyahaga. Ngo arongera avuga ngo ngera ubyuka urye, ngo ararya. Noneho ngo iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40, ngo kugeza ubwo yageze ku musozi w'Uwiteka. Narindi kukubwira ko Imana itagishirirwa. Abantu bashirirwa, banke zashirirwa, ibintu byashirirwa byose, ariko Imana ntabwo igishirirwa. Tugiye gusenga. Wowe wari warataye icyizere, wowe wari warataye ibyiringiro, wowe wumvaga ibintu byaragucikiyeho, wowe wumvaga bitagikunze, wowe wumvaga bitagishobotse, nari nkuzaniye inkuru y'ihumure nkubwira ko Imana itagishirirwa. Imana iguha umugisha. Rero abantu bamwe bo barashiriwe kubera kutegera Imana. Ibihe byabo byo gusenga byarashize, impano zabo z'umwuka ziragenda, ariko si ikibazo cy'Imana, ahubwo ni ikibazo cyawe. Satani yarakunyaze kuko watakaje ubusabane bwawe n'Imana, ariko bwira Imana ngo menye kutajya ushirirwa. Ndakwinginze ungarurire ibyanjye Satani yanyaze, kandi Imana iraharenga ikumva. Imana ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Tumenye kutajya ushirirwa. Abantu bashirirwa, ariko wowe iwawe bihora byuzuye. Ndakwinginze rero mwa Imana, umwuka wera ntago yagushiranye. Nubwo abantu babaye abanyabyaha, ariko uracyari Imana itanga umwuka wera ubashoboza gutsinda ibyaha. Impamvu nkwinginze kugira ngo ukomeze uduhe imbaraga kandi uzidusukire, kugira ngo tubeho tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, mu izina rya Yesu. Amen.